Iyo umuntu amaze kwakira Yesu mu buzima bwe, aba atangiye urugendo rugana mu ijuru. Ibyo anyuramo byose n'ibyo ahura nabyo byose ni ibimutegura kugira ngo azagere mu bwami bw'Imana. Uru rugendo rugereranywa n'urugendo Abisirayeli batangiye igihe bavaga muri Egiputa berekeza i Kanani. Iyo umuntu agitabarwa uvanywe mu maboko ya Farawo, ugira ngo ubuzima burangiriye aho ngaho ndetse ukagira ngo ushyitse i Kanani, nyamara aba ari ugutangira. Nibwo uba utangiye ubuzima, nibwo uba utangiye intambara. Urugendo Abisirayeli bagenze igihe bavaga muri Egiputa bagera i Kanani rwari rugoye ndetse rukomeye cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10 n'uwa 11 kugera ku wa 18. Mwene data, iyo umaze gukizwa, umaze kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, uba ukwiriye gukomerera mu Mana, uba ukwiriye gukomera mu mbaraga zayo, kuko ntibishoboka ko wazarangiza urugendo utakomeye. Ntago wabyishoboza. Ijambo ry'Imana yavuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ni ukuri, uru ntago ari urugamba umuntu ashoramo imbaraga ze, ntago ari urugamba umuntu we yabasha kwineshereza. Nicyo gituma abantu benshi bagerageza bikanga, ugashaka kureka ikintu bikakunanira, ukagerageza bikanga, kubera yuko ntago ari wabyishoboza. Ukwiriye kwemerera Imana ikaza mu buzima bwawe, ukwiriye kwemerera Imana ikakurwanira. Mwene data, wikwirwanira ntago wabishobora. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Luka 21:36. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dusenge iminsi yose. Ni ukuri, iyo umuntu asenze iminsi yose nibwo abasha kuba maso. Ntago waba maso udasenga, ntago bijya bibaho. Iyo umuntu adasenga ahura n'ibibazo. Iyo umuntu adasenga araneshwa, aratsindwa. Ntago wabishobora. Ukwiriye gutangira ubuzima bwo gusenga, mwene data. Ukwiriye gutangira ubuzima bwo kwiha Imana. Iyo wegeranye n'Imana ubona imbaraga. Iyo wegeranye n'Uwiteka ubona guhinduka. Ibyo byakunaniye niwegerana n'Imana uzabasha kubitsinda mu izina rya Yesu. Icyo ukeneye uyu munsi ni ukwegerana n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga muri Yakobo 4:7 ngo nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Njya mbona abantu benshi bafite ibintu byabananiye mu buzima, ugasanga hari uwananiwe kuva mu cyaha cy'ubusambanyi, kwikinisha bikaba byaranze, ugasanga abandi kunywa itabi byaranze, kunywa inzoga byaranze, uhora uvuga nabi. Ariko reka nkubwire mwene data, ibyo byose nubwo bimeze gutyo, ukwiriye kugandukira Imana, bizijyana. Wegerana n'Imana gusa bizagenda. Yesu yaravuze ngo weho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanza ukinga urugi, uhereko usenge so mwihereranye, nuko se ureba ibyiherereye azakugororera. Matayo 6:6. Iga gusenga, injira mu cyumba cyawe ubwire Imana, fatanya na bagenzi bawe musenge. Bagenzi bawe birashoboka ko bakurusha imbaraga, bazakuzamura. Abadafite imbaraga nabo nawe ushobora kubazamura mu gihe ubarusha imbaraga. Itandukanye n'ikigare kibi. Tangira ugendane n'abantu bakubaka. Gendana n'abakunda gusenga, bazagufasha muri uru rugendo rwa gikristo. Nta muntu umwe, ntago bishoboka. Ntago ari urugamba warwana uri wenyine. Fatanya na bagenzi bawe muzasenga kandi Imana izabafasha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo arabasubiza ati bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Hari ibintu bitazigera biva mu buzima bwawe. Hari ibintu nubwo wafata imyanzuro ingana gute, nubwo wavuga uti iki sinzongera kugikora, oya, ntabwo ibyo ngibyo ari byo bizaguha kunesha.
igihe uzatangira ubuzima bwo gusenga, ugatangira ugasenga ukiyiriza ubusa, hari ibintu byose bizava mu buzima bwawe, byananiranye bizagenda mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Mwene data, hari ibintu ukwiriye kwirinda kugira ngo ubashe gusenga. Niba ari inshuti mbi utandukane nazo, niba ari amafilimi warebaga mabi utandukane nayo, niba ikintu cyose ubona kikubuza gusenga ukwiriye gutandukana nacyo. Iherezo riri bugufi, dore agakiza karatwegereye, dore tugiye kuzajya mu bwami bw'Imana. Mbese uriteguye? Ukwiriye kwitegura. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Luka 18:1 ndetse n'umurongo wa 7. Inshuti yanjye, Yesu aratubwira ngo dusenge ntiturambirwe, ngo dutitirize, uhore imbere ye umubwire ibikugoye. Ibyo byose byanze kuva mu buzima bwawe, ubibwire Yesu. Ibyo byose biri kugutera agahinda, bituma uhora urarurira nijoro, ibyo bikubujamo, bibwire Yesu. Azagufasha, azaguha imbaraga. Ibi bintu byose ubona byanze, bibwire Yesu. Wowe byarakunaniye, ariko Yesu ntabwo bizamunanira. Wowe byanze kugenda, ariko Yesu we azabinesha, azaguha gutsinda. Iyo utangiye ubuzima bwo gusenga, uba utangiye ubuzima buzamuka, ubuzima butera imbere. Ukwiriye kwegerana n'Imana. Ijambo ryatubwiye ngo mugandukire Imana, murwanye Satani nawe azabahunga. Ikintu ufite gukora ni ukugandukira Imana, ukarwanya Satani azijyana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Efeso 5:16. Ni ukuri igihe cyatujyanye, reka dushyiremo imbaraga. Nta gihe ufite mwene data, nta gihe ufite. Isaha yo gusenga n'uyu munsi. Tangira byibura ubwire isaha, uvuga uti ku munsi nkwiriye kuzajya ngira isaha yo gusenga. Gusenga ni buri munsi, byibura buri munsi uzajya ugiramo isaha usenga mwene data. Yesu yabwiye abigishwa ngo mbese ntimubashije kubana nanjye maso isaha imwe? Atlise shaka isaha imwe usenge, egerana n'Imana, gandukira Imana, ihe Imana ubuzima bwawe, bwegurira Imana. Nibwo uzatangira kubona utera imbere, nibwo uzazamuka, nibwo uzanesha. Ibi ngibi byose ubona bidashoboka mwene data, bizashoboka. Izi ntambara uri kurwana ukabona ntiziva mu nzira, zibwira Imana. Byose byereka Imana. Ese ni iki gituma mu by'ukuri udasenga? Reba ubuzima bwawe, urebe ibintu birimo bituma udasenga, ubikuremo. Birashoboka ko ahari wenda ari social media, ukaguma kuri telefone cyane, ugasanga umwanya wawe ushirira kuri social media, umwanya wawe ushirira wenda mu binezaneza by'isi, ugafata amasaha 2, amasaha 3 ukareba filimi, nyamara ukabura gufata isaha imwe ngo usenge. Ibyo bintu byose bikubuza gusenga, bivane mu buzima bwawe. Tangira ukore gahunda nshya y'ubuzima bwawe mwene data. Niba ubuzima bwawe uyu munsi wa none amasaha 24 twese tugira wayakoreshaga nabi, vanamo ibidafite umumaro. Birashoboka ko wasohoka ukajya mu tubyiniro, kandi ibyo ntabwo bikubaka, nta kintu byagufasha mu buzima bwawe bwo gusenga. Birashoboka ko wagendanaga n'inshuti mbi, birashoboka ko hari ibintu wakoraga bitakugira umumaro. Ibyo bisohore mu buzima bwawe. Niba hari abacuti wari ufite batagufasha, igihe wamaranaga nabo, icyo gihe ukwiriye kukibyaza umusaruro. Niba warebaga amafilimi atakubaka, atagufasha, ayo mafilimi yareke, hindura mwene data. Igihe kirakomeye, igihe cyawe nibwo buzima bwawe. Igihe Imana yaguhaye kuba ku isi nibwo buzima bwawe. Icyo gihe nikirangira, ubuzima bwawe buzaba burangiye. Ni ukuri ntuzicuze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo utubabare iminsi yacu y'imfabusa. Hari iminsi umuntu amara atari yasobanukirwa. Ntukwiriye gutakaza igihe nanone. Igihe watakaje kirahagije mwene data. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe.
gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Mwene data, nusengana umwete uzabona umusaruro. Isengesho risenganywe imbaraga rihozaho rihindura ibintu byinshi. Birashoboka ko hari ibibazo ufite uyu munsi, birashoboka ko hari ibyakuyobeye. Jya mu cyumba cyawe usenga, zamuka umusozi usenge, niba hari aho wabasha kubona ujye mu rusengero usenge, ufatanye n'inshuti zawe musenge. Ibibazo byose ufite ubibwire Imana, ibintu byose bikubangamiye ubibwire Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo dukwiriye kwikorera imitwaro, ntabwo ari ibyacu. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Mwene data, ntukiganyire. Tujya turirimba ivuga ngo ntabwo nkwiriye kujya niganyira. Oya, ntukiganyire, ahubwo buri kintu cyose ushaka gisaba Imana. Buri kibazo cyose ufite kibwira Imana. Tangira ubuzima bwo kubwira Imana ibikugoye, tangira ubuzima bwo kubwira Imana ibikubabaje. Tega amatwi. Ahari wenda abana b'abantu ntibakumva, ahari nta muntu wabwira ibyo bibazo ufite byose ngo akumve, baraguseka, ntibagutega amatwi. Oya, Imana igutega amatwi mwene data. Imana inezezwa nuko uyibwira ibyo bibazo byawe, ibikugoye bibwira Imana, ntacyo biyitwara, birayinezeza. Ni umubyeyi. Ijambo ryayo riravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Mbega amagambo, ni ukuri, mbega urukundo. Imana ikatubaza ngo mbese ko turi babi tukaba tuzi guha abana bacu ibyiza, Data wo mu ijuru ntazarushaho guhereza ibyiza ababimusabye? Ni ukuri, Imana izaguha ibyo ukeneye, Imana izaguha ibyo uyisaba. Yibwire buri kimwe cyose. Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ni ukuri, niba unaniwe sanga Yesu. Birashoboka ko wabuze urubyaro, birashoboka ko hari imvune, hari agahinda, hari umubabaro. Sanga Yesu, byose azagufasha. Yewe urushye ubabaye, sanga Yesu. Yewe unanijwe n'amaganya y'isi, sanga Yesu. Ibyo bibazo byose ubimubwire, umubwire buri kintu cyose kitari kugenda neza mu buzima bwawe, mubwire buri ntambara yose uri kunyuramo. Niba utashobora wenyine, fatanya na bagenzi bawe, bwira abagenzi bagufashe, reba abantu bazi gusenga bagufashe, reba inshuti zikunda gusenga zigufashe. Ni ukuri mwene data, ibintu bizahinduka, amateka azahinduka mu izina rya Yesu. Ni ukuri buzahinduka, nta cyabubuza guhinduka. Umwami Yesu naguha umugisha. Imana y'amahoro, Imana igira neza, nikwiteho, nikurwanirira intambara, uneshe kandi utsinde mu izina rya Yesu.